Alright, I miss you. Calum, Melodie. Easy Life Talk podcast. Kola subscribe. Alright, twagiye. Ndacyagama ku buriri waryamagaho nkaho uri mu nzira ugaruka iwanjye. Ikote ryawe riracyari kuri rwa rugero rurambitseho. Ndacyaribona mu bya bindi byose wari urimo. Ngerageza kuhanagura ahantu hose, ariko impumuro yawe ibiri ahantu hose, buri ndorerwamo ndetse na buri muhanda, buri ndirimbo igenda ikungaruraho. Mbwira ko nge nzamera neza, ariko umutima wanjye ushinga ku munsi ku munsi. Nkamwenyura kugira ngo ndenzeho mbicemo, ariko kuri nuko nanjye nkwikumburiye mama shenge yo. Ati rero nategereje ko igihe kizareka nkagenda, ariko nyine bya bintu byiza byawe ntibituma ntuwenekana. Ndagukumbura igihe urumuri rwabaye ruke, ndagukumbura n'igihe ntari kumwe n'abantu. Ati buri kuhumeka kwanjye, ati kugenda kuba guke kuva wambwira ngo urabeho. Ati ndagukumbura mu mvura, ati no mu buribwe butuje ndakumva. Niba urukundo ntashobora kubasha kurucamo, mbwira ese mu by'ukuri ndi hari kugira ngo nkore iki? Kubera ko yo ndacyagukumbuye cyane. Ati ndacyagukumbuye cyane yewe. Calum, love tonight. Yo, mva amagambo neza witonze, ya magambo tutakabasha kuba twavuga. Yo, mva amagambo neza witonze. Nategerageje kureka umutima wanjye kugende, ariko ntibyakunda. Nta umusa nkawe. Yo, mva amagambo neza witonze, kana gasobane plus na gasobane habe, ndetse ugende ukore subscribe kuri Easy Life Talk podcast. Genda hose ukore subscribe hanyuma ashya. Natekereje ko nzabasha kubaho njyenyine, ariko buri ntambwe nteye ikindi ngarura mu rugo. Gukumbura igihe urumuri rwabaye ruke, gukumbura n'igihe ndi njyenyine, buri guhumeka mba numva ngiye kuvamo umwuka. Kuva nyine cya gihe wansezeho ngo marabeho. Ndagukumbura mu mvura, ndakumva no muri bwa buribwe bwinshi. Niba urukundo ari ahantu ntabasha guca, mbwira ubundi se naremewe gukora iki? Kubera ko ndacyagukumburiraga ntago nabeshya. Love tonight, Calum. Ati hari nanze kuvuga amagambo yose yaje anja mu mutwe wanjye. Nari mfite ubwoba bwo kuba nakubura, ariko n'umundi byarangiye nkubuze nanjye ndibura. Ati ndamutse nshubije ibihe inyuma, nafata buri joro ryose nkagufata nanjye, hanyuma nkamenya agaciro kawe. Ariko nyagasani, gukumbura igihe urumuri rwabaye ruke, nkukumbura kurenza uko ubizi. Uri mpumeka ibihamagara wowe, urirandira n'iryari n'ubundi. Gukumbura mu gihe cy'imvura, nkabyina n'umuzinumo wawe. Yo, niba urukundo ari ikintu ntacamo, ati nanakwitwika ngiye ku bwawe rwose. Ati yego, ati ndacyagukumbura. Hanyuma abantu bacu rero mugende mukore subscribe ugasobanuye plus na gasobanuye habe, utibagiwe na Easy Life Talk podcast. Naho ugenda ukore subscribe ni YouTube channel yacu iri kugenda izamuka hose, mugende mukuze umuryango mugari, mujye muva mu bwiza bw'agasobanuye, hanyuma mugende mu buzima bwiza bwo mu mutwe, urukundo, imibanire ndetse n'inama z'umunsi.